de kuwa aje kurezedema gukora ibidasanzwe. Numvishe ineza y'Imana. Haleluya. Numvishe igitangaza cy'Imana. Numvishe ubutabazi bw'Imana. Numvishe ugukora kw'Imana. Uyu mwaka wa 2024 Imana yambwiye ngo uje gushyira ukuri ahagaragara. Wari warabuze uruvugiro, wari warabuze umuntu kurenganura, wari warabuze umuntu bonestance, warebeshaga amaso yawe ukareba mu miryango, ukiyambaza inshuti n'abavandimwe, ukarevo demanda, barireze de kuwa no mu rugo rwabo. Barevo demanda, baburaga n'ibyo revo kuwa no kurya byari byarananiranye. Ugahaha ibiryo mugabo akabiguhahira ariko ukabura aho ubirira kubwo kubura umunezero, kubwo nta guhuza guhari, kuko hari ibyari zaratatanye. Ariko Imana irambwiye ngo uyu munezero utigeze kubona. Imana izanye ubutabazi ndetse n'ubutsinzi utigeze kubona. Wowe udukurikiranye, wowe aka kanya urevo demanda, Uwiteka yambwiye ngo azanye ubutabazi budasanzwe. Umara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu babw'ubwo buntu wahawe nawe. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'Imana Irahari TV, bakunzi bacu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi b'ubuhanuzi, bakunzi b'iyobokamana, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe rero, uyu munsi wa none dufite ibyishimo, dufite umunezero w'uko twongeye kubana n'umukozi w'Imana. Imana iduhaye umukozi wayo aka kanya. Ariko mbere ya byose reka tubasabire umugisha abadukurikira muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yacyo, diaspora by'umwihariko turabashimira kudusengera, kudufasha, kudushyigikira. Uwiteka Imana abaduhere umugisha. Abantu bose rero mudukurikira, Imana y'amahoro ibagirire neza. Mukozi w'Imana, muraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza cyane. Yego. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze wibwire abakunzi b'Imana Irahari TV, kuko twakwakiriye rimwe, ubu tugiye kukwakira bwa kabiri. Hari abantu bashyashya rero tugenda tubona batari bakumenya. Ndagira ngo banze ubibwire, ubisobanurire bakumenye. Nk'uko bisanzwe, amazina ni Obedi Manikizo wagiriwe ubuntu. Yesu yemeye ko twongera guhura tukavuga ku mbaraga z'Imana. Naje ku bwanyu kugira ngo mbabwire ibyururutse imitima, mbabwire ugukomera kw'Imana no kugira neza kw'Imana. Ariko mbere yuko tuvuga byinshi ku bijyanye n'uko Imana igiye guhindura amateka ku buzima bw'abera b'Imana, reka tubanze dusenga Imana mwebwe munkurikiranye aho muri hose, kugira ngo Imana ibane natwe mu biganiro tugiye kugirana muri aka kanya. Turagushimiye Mana, turakubashye, tugushimiye izina ryawe, tugushimiye imbaraga zawe ndetse n'ubutabazi bwawe. Tugushimiye kuri Imana ije gusala biniforme, gusana imitima y'abarushe n'abaremererewe mu buryo butandukanye. Hari abafite ibibazo bibagoye muri iyi minsi. Harabinifo de kutaya sile bone voya. Ulebone stance urevo demande Imana, ubazanira ihumure ndetse n'ubutabazi, ubazanira ubutsinzi ndetse Mana n'amashimwe adasanzwe batigeze kubona. Uyu munsi wa none raya binifo de kuwa imbaraga zawe ziba arizo zirema kandi zihindure
zubaka ibitubakitse ku buzima bw'abera bawe bagutegereje, bakomeje kwirevodemanda, kwihanganira ibibarusha n'ibibagerageza, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo umuntu wihanganiye ibimugerageza n'ibimurusha, uwo nguwo ajya ahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya! Imana yasezeranije abayikunda. Hayi data wa twese, ndagushimiye rero kubw'uyu munsi wa none, kubw'imbaraga zawuzanye, kubw'ubutabazi bwawuzanye, kubw'ubutsinzi bwawuzanye, kubwo kubagirira neza n'umunezero ugiye kubasingiriza udasanzwe, mu izina ryawe rikomeye. Amen. Ati mu izina ryawe rikomeye. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Yego. Wavuze ngo nje hano kugira ngo tuvuge ku mbaraga z'Imana. Yego. Mbere y'uko utangira kugeza ku bakunzi bacu icyo Imana yagutumye, ndashaka kukubaza iki kibazo. Yego. Mu by'ukuri muri iki gihe cya none imbaraga z'Imana zirakora? Imbaraga z'Imana ziracyakora. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo nubwo igiti cyatemwa kijya cyongera kigashibuka. Imbaraga z'Imana rero zirakora, imbaraga z'Imana ziracyakora ibitangaza, ziracyakiza, ziracyaruhura abarushye ndetse n'abaremererewe. Ku muntu wiringiye imbaraga z'Imana, ku muntu unkurikiranye, yumve ko iyi Mana turi kuvuga cyangwa se ubu butumwa nazanye hano kuri iyi kamera, Imana iracyahindura cyane, iracyakiza cyane, iracyafite umunezero ku biringiye amaraso ya Yesu Kristo, ku bamwizera bakamuhamya nk'umwami n'umukiza wabo. Ku bamwizera bakamuhamya nk'umwami n'umukiza wabo. Imbaraga z'Imana ziracyakora. Ziracyakora. Urakoze cyane. Yego. Turakwakiriye. Yego. Ni karibu tugezeho ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho. Ni karibu. Amen. Mbanje kubashimira namwe munyakiriye muri iyi studio. Yego. Kuri iyi kamera, Imana ibahereza umugisha, ndetse n'abadukurikiranye, Imana ibahereza umugisha. Ndagira ngo mbwira abari hanze y'igihugu hirya no hino, abadukurikiranye ndetse no muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ko Imana igifite ubutabazi. Imana iracyafite kugirira neza umuntu wese wayiringiye ndetse akanayihamya. Imana iracyafite gutabara abantu babonaga ko ibyabo byarangiye bitagishobotse. Imana ya Isirayeli iracyafite imirimo n'ibitangaza kuri abo ngabo biringiye ayo maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Abo bapfanye na Yesu bakazukana nabo, ndetse iyi saha bakaba bari kumuhamya. Ndagira ngo mbabwire ngo mbazaniye ubutabazi bunturutseho, cyangwa se ubuhanuzi buvuye ku Mana bufite intego ivuga ngo Yesu aje gutabara umuntu wese. Haleluya. Wabonaga ibyiwe byararangiye bitagishobotse ko byashoboka, ariko uyu munsi wa none Yesu aje kubishobora. Imana ishimwe. Yesu afite imbaraga zihagije ku buzima bwawe. Yesu afite kukurengera hamwe wabonaga bitagishobotse cyane. Ariko ndagira ngo mbwire abantu b'abamama bankurikiranye ko Yesu aje kubatabara. Hari imiruho mumazemo iminsi mu ngo zanyu. Robene Stani Mando wa Yasiri Shalala Binifome. Hari ibibazo bibagoye, mwabuze uruvugiro, ariko Yesu aje kubavugira mu ngo zanyu. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu aje kubarenganura aho mwarenganirijwe. Mwabuze aho muvugira, mwabuze ubarenganura, ariko kubwira isengesho ry'umugaragu w'Imana, n'Imana yantumye kuri iyi kamera, hari ibyo ije guhindura, hari ibyo ije gukora muri izo ngo zanyu, hari ibintu ije kubika, hari ibintu ije kumena, hari ibintu ije gushyira ahagaragara wari waraburiye igisubizo. Lobe deze mando shalala bini vode kuwa Yasiri. Hari ibintu Imana ije gushyira ahagaragara wari waraburiye igisubizo wowe unkurikiranye. Hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora.
Lolo bede vamanda shaya edebone kuwa yasiri. Zode kuwa Imana ije kukurenganura. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ije kukurenganura. Ndagira ngo nkubwire ko Imana izanye ubutabazi bwihuse. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije gukora ibidasanzwe utigeze kubona. Umaze iminsi uri mu mubabaro, umaze iminsi uri mu marira, umaze iminsi nta bwumvikane ufite wowe n'umugabo wawe mu rugo iwawe, ariko Imana ije gukora ikidasanzwe. Imana yambwiye ngo ije kukurevo demanda robe dezede kuwa, kubwo kwihangana, kubwo guca bugufi, kubwo kuyizera, kubwo kuyihamya, kubwo uyu mubabaro n'aya marira wari ufite. Yoyo lobe deze manda alaze de kuwa shalala ngala binifo demanda. Imana ije kukurevoma, kukumara ayo marira, ije kugukuraho uwo mubabaro wose. Diaspora zidukurikiranye, lobe deze nivo de kuwa, namwe hari ibidasanzwe Imana ije gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mwebwe Imana imaze iminsi yitegereza umubabaro wanyu. Imana imaze iminsi yitegereza agahinda kanyu. Imana imaze iminsi ireba ukuntu murenganwa mu ngo zanyu. Mwabuze ijambo, mwabuze aho muvugira, ariko Imana yantumye ngo ije kubahereza uruvugiro. Imana yambwiye ngo uyu munsi kubwira isengesho, kubwiza imbaraga zayo, umukozi w'Imana yahamagaye mu gihe gikwiriye, akaba bazaniye iri jambo rivuga ko ibyo ngibyo mwabonaga ko bitagishobotse, Imana ije iyo marira uvuga ngo Imana yaragutaye, ntabwo yigeze iguta. Ntabwo yigeze iguta, ntabwo yigeze ikureka, ntabwo yigeze iguhana, ntabwo yigeze igutererana, ntabwo yigeze n'umunsi wa rimwe ikureka. Lolo bede manda shalala ngala binifome rize de kuwa imala binifome. Imana yihutanye ubutabazi bwo kukurwanirira, bwo kukugirira neza, bwo kugutabara, bwo kurwana intambara nziza ku buzima bwawe. Wowe unkurikiranye, wowe nonaha uri kundeba, Yesu agufitiye ubutsinzi, Yesu agufitiye ubutabazi, Yesu agufitiye amashimwe adasanzwe muri uyu mwaka wa 2024. Lobe deze mala binifo de kuwa nini shalala ngala binivo. Imana iri kukubwira ko igufitiye amashimwe utigeze kubona. Imana irevo demanda iri kuvugana nawe ko igufitiye amashimwe utigeze kubona. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli ibice byaho 37. Niryo jambo tugiye gusoma kugira ngo mwumve ko Yesu aje kubahereza umunezero mutigeze kubona. 37 duhere ku murongo waho wa mbere. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, wowe udukurikiranye kugira ngo wakire ubundi butabazi budasanzwe utigeze kubona. Iri jambo ry'Imana ririmo ubutsinzi, wowe unkurikiranye, wowe lebonevo de kuwa, ririmo gutabarwa n'Imana, ririmo kurengerwa n'Imana, ririmo kugirirwa neza n'Imana. Uririmbyi w'Umwuka Wera yararirimbye ngo aba Yesu yishimira izina rye ryiza ribamara iki? Imibabaro. Namwe dore ribamaze imibabaro pe. Lobe deze manda nirevo de kuwa ribamaze imibabaro, rikoze ibidasanzwe.
rihinduye amateka, riciye agasuzuguro, ryubatse izari zarasenyutse mu rugo iwawe. We wa mugabo we, we wa mudamu we, cyane wowe wa mudamu we, wowe unkurikiranye warabinifomu, wabuze uburenganzira mu rugo iwawe, Imana ikoze ibidasanzwe. Lobe deze de kuwa shalala ngala binifodema zode mala binifome elezo de kuwa shayaya la binifo. Imana ikoze ibidasanzwe. Amen. Reka twakire ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiyeli igice cya 37. Yego. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Yego. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho. Dore ukuboko k'Uwiteka kukugezeho, we wa mudamu we. Ansohora ndi mu mwuka. Ngo agusohoye uri mu mwuka, nanjye yansohoye ndi mu mwuka, kugira ngo nze nkubwire ko Yesu aje kugusingiriza umunezero utigeze kubona. Aramanura angeza mu kibaya. Dore yanzanye kuri iyi kamera kugira ngo uyu munsi wa none ibyiringiro wari waratakaje wumve ko bigarutse ku buzima bwawe, wumve ko Imana ikoze ibidasanzwe utigeze kubona. Cyari cyuzuyemo amagufwa. Dore cyari cyuzuyemo amagufwa cyane. Mu rugo iwawe huzuyemo ibibazo, mu rugo iwawe huzuyemo intambara, mu rugo iwawe huzuyemo umubabaro udasanzwe. Anzengurutsa aho yakikije hose. Anzenguruka naho yari ayakikije hose. None aha yantumye ngo nkubwire ngo aho uherereye hose, wowe udukurikiranye hanze y'ibihugu, ku Uwiteka yihuse kukugirira neza, kuguha umunezero udasanzwe utigeze kubona. Haleluya. Lobe deze manda maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya. Maze mbonye ibibazo byanyu ari byinshi, mwe muri kwisi, mwe mudukurikiranye muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda, hirya no hino. Imana ikoze ibidasanzwe. Imana irabatabaye cyane. Imana ibahaye umunezero mutigeze kubona. Haleluya. Kandi yari yumye rwose. Kandi ibibazo byanyu nta shusho byari bifite, ariko mwebwe hari abarebaga bakabona nta bibazo mufite, mukagenda mu nzira abantu bakabona mureboneze devo mufite umunezero, ariko Imana yantumye ngo nta munezero mufite. Imana ije kubagirira neza. Maze arambwira ati mwana w'umuntu. Maze aravuze ngo mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira? Mbega ibi bibazo byanyu byabasha kurangira? Aya magufwa cyangwa uyu munezero wa revo demanda wagize mu kwezi kumwe, ugira mu minsi 2, ugira mu mezi 3, ugira mu myaka 3, ariko ubu ngubu imyaka ishize ari 10 nta munezero ufite mu iwawe mu rugo. Uwiteka aje kongera kurevo demanda. Izo zari zaratatanye, izo ngizo hari harabuze ubwumvikane mu rugo. Uwiteka yambwiye ngo azanye ubwumvikane budasanzwe pe. Azala binifo de kuwa shayaya ngaya zomene stas elebonevo waya. Imana igaruye ubutabazi ndetse n'ihumure. Ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Tidore mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati none harongeye ambwira gutya ngo hanurira aya magufwa maze bwira babaruhishwe n'ibi bibazo kwizi ntambara zirangiye pe. Kwa aya marevo demanda ukugutotezwa ukunguku wari warabuze uruvugiro iwawe mu rugo ko Yesu azanye ibyiringiro ndetse n'umunezero. Yabwira uti yemwe mwa magufwa mwe yumye mwe, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nimwumvire ijambo Uwiteka ababwiye none hamwe mudukurikirana. Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo uko niko Uwiteka umwami avuze ngo none aha ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Ngiye kubashyiramo umunezero, ngiye kuzana ubutabazi mutigeze kubona. Ngiye kubateraho imitsi, ngiye kubateraho imitsi, mbagwizeho inyama kandi mbagwizeho inyama, mbatwikirize uruhu. none mbatwikirije uruhu mu izina ryanjye rikomeye. Mbashyiremo umwuka mubone kubaho. none mbashyizemo umwuka
noneho mbashyizemo umwuka, noneho mbashyizemo ibyiringiro, noneho mbashyizemo imbaraga. Hari aho zari zaratakariye, mugiye kongera mubona umunezero udasanzwe, mugiye kongera murevo demanda. Hari izari zarapfuye, hari izari zarasinziriye, hari izari zarashyizemo umwuka, hari izari zararangiye mu rugo iwawe ubona bitagishobotse, ariko Uwiteka halebonestansi yongeye kubizanamo umunezero, yongeye kubishyiramo umwuka wayo, yongeye kubishyiramo ubutabazi, yongeye kuzana ubutsinzi mutigeze kubona. Imana ikoze ibidasanzwe. mumenye yuko ndi Uwiteka. Nonaha mumenye yuko ndi Uwiteka umanutse kubagirira neza, kubatabara, kubarwanirira, kubatsindishiriza, kubarenganura. Nuko mpanura uko ntegetswe. Nonaha mpanuye uko ntegetswe n'Imana ishobora byose. Ihanura habaho guhinda mbona. Nonaha nkivuga habayeho guhuza, habayeho guhinda, habayeho gutabarwa, habayeho kongera kugarurirwa umunezero. Mbona isi itigita, amagufwa. Mbonye isi itigita, amagufwa arangije araterana. Izo ngizo zari zaranze guhuza iwawe mu rugo bitari gushoboka, Uwiteka yongeye kubiteranya. Nona igufwa risanga irindi ryaryo. Igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi. Nonaha nditegereje mbona mufite ibibazo, ndetse mbona imitsi iyafasheho. Maze inyama ziyameraho. Byoroswa n'uruhu. Ariko nta mwuka wari ubirimo. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Bwana nasifiwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe unkurikiranye nonaha. Ibintu byari zarumagaye ku buzima bwawe. Hari ibintu byari byarashize mu mwuka mu rugo iwawe. Hari rebonestansi zari zaratatanye ku buzima bwawe. Hari ibintu bitari biri guhuza, ariko Uwiteka arambwiye ngo aje kubihuza. Hari vodode kuwa aje kurezedema gukora ibidasanzwe. Numvishe ineza y'Imana. Haleluya. Numvishe igitangaza cy'Imana. Numvishe ubutabazi bw'Imana. Numvishe ugukora kw'Imana. Numvishe ibyo zari zurarumagaye mu rugo iwawe, Yesu abisubizamo umwuka. Lobe deze manda ninifo de kuwa halazo de kuwa Imana irize demanda. Izo zari zaratatanye ibishubije mu mwuka, ikoze ibidasanzwe. Haleluya. Imana ikoze ibidasanzwe. Imana ikoze ibidasanzwe. Nuko ategeka umugaragu wayo Ezekiyeli, nguko nanjye yampamagaye. Ezekiyeli aramanuka we ahanurira ayo magufa. Nanjye niko naje kukubwira ko izo ngizo zari zaratatanye mu rugo iwawe, Imana ibishubije mu mwuka. Imana ibishubije mu mwuka. Imana ibishubije mu mwuka. Imana iciye izo ntambara. Imana irangije ako karengane wari urimo. Arevo demanda mu nzira wagendaga wishaka mu munezero udafite, ariko Uwiteka aguhaye umunezero udasanzwe. Ariko Uwiteka aje gukora ibidasanzwe. Ariko Uwiteka amanuwe no kukugirira neza. Ariko Uwiteka izo zari zaratatanye mu rugo iwawe nta guhuza guhari. Wowe unkurikiranye, wa mugabo we, wa mugore we, wowe uri hanze y'igihugu, wowe udukurikiranye hirya no hino, Tanzania, mwe mutureba mudukurikiranye, Lobe deze manda, abari Malawi, abari Suwede, abari Uganda, mwe mudukurikiranye. Izo zari zaratatanye, Imana yambwiye kuje kubishyira mu mwuka. Uyu mwaka wa 2024 Imana yambwiye ngo uje gushyira ukuri ahagaragara.
wari warabuze uruvugiro, wari warabuze umuntu ukurenganura, wari warabuze umuntu elebonestance, warebeshaga amaso yawe ukareba mu miryango, ukiyambaza inshuti n'abavandimwe, ukarevodemanda, watumiye abantu mu rugo iwawe, urababwira ibibazo ufite ntibagira icyo babikoraho, ariko Uwiteka nonaha avuganye nawe ko aje kugutabara. Uwiteka avuganye nawe nonaha ko izo zari zaratatanye abishubije mu mwuka. Uwiteka avuganye nawe nonaha ko hari indi mpinduka azanye idasanzwe utigeze. Yo labini shalala zodema nini fodekuwa, azanye impinduka idasanzwe. Hayas layaze deve odemanda numvishe rebodeze kuwa, hari abantu nivo demanda barireze de kuwa no mu rugo rwabo, barevo demanda baburaga n'ibyo revo kuwa no kurya byari byarananiranye. Ugahaha ibiryo mugabo akabiguhahira ariko ukabura aho ubirira kubwo kubura umunezero, kubwo nta guhuza guhari, kuko hari ibyari zaratatanye. Ariko Imana irambwiye ngo uyu munsi wa none ikoze ikidasanzwe, ibyo byari zaratatanye Imana ibishubije mu mwuka pe. Imana igaruye umunezero utigeze kubona. Imana izanye ubutabazi ndetse n'ubutsinzi utigeze kubona. Wowe udukurikiranye, wowe aka kanya urevodemanda, Uwiteka yambwiye ngo azanye ubutabazi budasanzwe. Umara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu babw'ubwo buntu wahawe nawe. Njaninginga Imana ngwikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Janinginga Imana ngwikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabiye. Uwiteka arevodema yazadekuwa shalala ngala binifo zodemanda wa yasiri ereboreze kererevo tanduwa ya zomene stanse halabinifo dekuwa zone bonesta labinisha lalanga labinifome ereze de revomanda areze dekuwa. Izo zari zara ravomanda, zari zara kurevoma, zari zara tatanye. Imana yo revomanda yongeye kubihuza, ikoze ibidasanzwe, ihinduye amateka, irubatse cyane, irakomeje. Izo zari byarashize mu mwuka, Imana irevomanda ibicubije mu mwuka, irabihagurukije mu rugo iwawe. Imana ikoze ikidasanzwe, Imana ihinduye amateka. Nerebo devoma ndabireze kukuwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana dore irabyihutanye, izanye ubutabazi, izanye ubutsinzi, irevodemanda ikoze ibidasanzwe. Lobedeze vodekuwa shayala bini vodema reze dekuwa. Ndavugana nawe, we wararaga wicaye muri sari wawe kuryama byakunani, we wa mudamu we wabuze amahoro, revodekuwa shalala binifome. Nonaho Uwiteka ibyo byari zaratatanye, Uwiteka ambwiye ko yongeye kubihuza. Zari zaratataniye ahantu utazi, hamwe na hamwe ukahabona ariko ukabura uruvugiro. Uwiteka aje kukuvugira, none ahamanutse kukuvugira ndetse no kukugirira neza. Uwiteka akoze ibidasanzwe, Uwiteka ahinduye amateka, Uwiteka aje kurevodema, aje kuzodemanda, aje kurevodekuwa, aciye agasuzuguro pe. Halabini fodema lala zodeva zidemanda halalabini wa shaya yanga yazome. Imana
ikoze ibidasanzwe. Imana irambwiye ngo irakurenganuye wowe aho warenganirijwe cyane, wa mudamu we wowe ungurikiranye uri hirya no hino. Ibyo bibazo byanyu Imana imaze iminsi imbwira ko revo demande, mwabuze uruvugiro, kurya byarananiranye, usigaye warabuze amahoro mu rugo iwawe, ukarara wicaye muri saro ukigunga. Ariko Imana yambwiye ngo izo zari zaratatanye, Imana ije gushyira ukuri ahagaragara. Iciye agasuzuguro ya rabini fome rose de voma la rabini shalalanga rose de kuwa yasiri. Imana ihinduye amateka, Imana ihinduye amateka, Imana ihinduye amateka. Imana ikoze ibidasanzwe. Rire bone stamando warevo de kuwa, wahuye n'abantu bindyarya ku buzima bwawe, ubasaba ngo bagusengere. Revo demanda, ntibasenga ngo bihinduke, ntiwabona impinduka. Bakurya ibyawe, batwara ibyawe byose, impinduka ntiyaboneka. Ariko nona naje kugira ngo mwumve ko Yesu agifite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali byo kumuhamya, bikora bikoreshejwe n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Lobe deze vokuwa, jambo ryayo ryarambwiye ngo nukuri kose ngumwiringiye ntabwo azakorwa n'isoni, ngumuhamya ngo ntabwo azakorwa n'isoni, ngumwizera ku manywa, mu gitondo ndetse na nijoro, buri segonda ndetse na buri munota, ntabwo azigera akorwa n'isoni. Dorazanye rero ibitangaza bidasanzwe. Ezekiyeli nawe yaramwiringiye, ntabwo yigeze akorwa n'isoni. Revo dema yahanuriye amagufwa abasha kubaho, yaratatanye akoreshejwe n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Abahanuzi bagikorera Imana barahari, twicaye aha turi kuyihamya, barahari bakivuga Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Yolo bedezema nini fode kuwa shalalangala binifo zo demanda. Imana iri kurevoma, iri kuvugana nawe kwije kugutabara, iri kuvugana nawe kwije kukurenganura. Hala binifo de kuwa yasiri zo devomanda. Imana iri kuvugana nawe kuzanya ubutabazi budasanzwe. Lolo binifo, Imana iri kumbwira ngo wowe wa mubyeyi we, wowe wa mudamu we, umaze mu rugo amezi 5 ukarevomanda, ukaba udafite umunezero, hari ikintu Imana ihinduye. Hari ikintu Imana ihinduye, hari ikintu Imana ikonizanye. Tugiye gusenga Imana kubw'ubu butsinzi ndetse n'ubutabazi. Ndashoje, ariko nsoje nkubwira ngo ibyo ngibyo byari zarumagaye, byari zarashize mu mwuka. Imana iravomanda, izamuye ibendera yo kunesha, ikoze ibidasanzwe. Turagushimiye Mana. Ndabizi hari abankurikiranye hirya no hino, ndabasengeye bahesheje umugisha. Sabye imbaraga zirevo demanda, zihindura amateka, zikora ibitangaza, zitabara, zikiza, zizana umunezero, zizana ubutsinzi, zizana amashimwe, zirema, zihindura, zikomeza, zubaka, zishyigikira. Ibyo ngibyo byose byari byarasenyutse. Ndagushimiye kuko zigitangaza, ndagushimiye kubw'umunezero wawe ndetse n'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero yanjye abashaka kumpamagara ni 078 58 73955. Duhari ku bwanyu tukabafasha. Abashaka ko tubagira inama turahari rwose, muduhamagare, mwe mudukurikiranye. Imana yongera ivugane namwe, izana ubutsinzi ndetse n'ubutabazi. Shalom, shalom.